Yes, mbasuze cyane mbifuriza amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza mwe mukomeza gukurikirana ibikorwa bya Fly TV Rwanda umunsi ku wundi akomeze ngenda mbashimira cyane rwose. Uyu munsi rero ntabwo byari byoroshye aho ni mu karere ka Musanze nyine nkuko mubibona kuri screen za Fly TV Rwanda. Twari tuhabaye rwose gatanu kuri gatanu umuhango udasanzwe ngaruka mwaka mu Rwanda wo kwita izina nyine z'abana b'ingagi, ubwo nyine twanabita babies. Yes, twabita babies, ababebe baba baravutse nyine muri uyu mwaka b'ingagi nyine bashyashya. Aba ari umunsi mwiza wo kugira ngo bitwe amazina, nk'umuhango nyine udasanzwe, nk'umuhango mu Rwanda witabirwa n'ibihugu byinshi bitandukanye, ba mukerarugendo ndetse n'ibikorwa bitandukanye mu Rwanda, byose bikaba biba bishingiye kuri izi ingagi. Yes, igikorwa rero cyo kwita izina aba bana b'ingagi cyangwa se aba babes, ni igikorwa cyaranzwe n'ibyishimo byinshi, igikorwa cyagaragayemo rwose gutarama mu buryo bwimbitse rwose, igikorwa cyagaragayemo ibihumbi n'ibihumbi by'abantu rwose bari baje nyine kuri uyu munsi kugira ngo bifatanye nyine n'abanyarwanda muri iyi gahunda yo kuba bakwita izina aba bana b'ingagi. Yes, ibihumbi by'abaturage bo mu karere ka Musanze nyine n'abandi bo mu nkengero zako bahuriye mu Kinigi, aho nyine bakomeje bifatanyije n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'isi, aho ni mu gikorwa nyine cyo kwita izina abana b'ingagi 23 nyine bashobora kuba baravutse muri uyu mwaka. Iki rero ni igikorwa kidasanzwe cyane, dore ko gihuriza hamwe ab'ingeri zitandukanye mu kwishimira ibyo u Rwanda rwagezeho mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, by'umwihariko ingagi zo mu birunga zisigaye hake ku isi. Kuva mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya mbere Nzeri uyu mwaka nyine wa 2023, ibihumbi by'abaturage berekezaga mu Kinigi habereye ibirori ku nshuro yayo cyangwa se ku nshuro yabyo ya 19, abana b'ingagi nyine muri uru Rwanda bitwa amazina. Uyu muhango uvoma umuco witabiriwe n'abashyitsi baturutse hirya no hino ku isi, nk'uko twabivuze nyine haruguru, abahamagaye mu bijyanye no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima, abayobozi mu nzego zitandukanye, ba rwiyemezamirimo, ibyamamare mu muziki, umupira w'amaguru ndetse na sinema muri rusange. Ibyamamare bitandukanye birimo nka ba Kevin Hart, muramuzi cyane, nawe yitabiriye uyu muhango. Ntimuzadohoke. Ubutumwa bwa Madamu Jeannette Kagame rero akaba yatanze message itandukanye, message nkuru kuri uyu munsi nyine nk'umutumirwa cyangwa se umushyitsi mukuru muri iki gikorwa cyo kwita ingagi. Yabwiye urubyiruko agira ati: nimwitegereze abateraniye aha, twese tuje no kwizihiza uyu munsi ukomeye mu rugendo rwo kubungabunga ibidukikije. Ntawe bitanezeza kuba ari bimwe mu bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Kandi yakomeje avuga ko urwo ruhare rugaragarira mu kubungabunga ibidukikije, kwakira neza abasura u Rwanda ndetse no gutanga imirimo ishingiye ku bukerarugendo. Ati: umurimo mukora ni uwo gushimwa muri iri shema ry'igihugu cyacu. Kandi ijambo rikomeye yavuze ati: ntimuzadohoke habe na gato. Elvin Ineza wiga mu mashuri abanza yatanze ubutumwa ndetse anita umwana w'ingagi. Umwe muri bo yamwise Nibagwire. Yes, uwitwa Winston Duke yise izina umwana w'umukobwa wo mu muryango wa Mutobo ubyara na Akaramata, yamwise izina rya Intarumikwa. Naho Jonathan Redgard yise izina umwana w'umukobwa wo mu muryango wa Kwitonda wabyawe na Sulubika, yamwise Gisubizo. Naho Queen Kalimpinya yise izina umwana w'umukobwa wo mu muryango wa Agashya ubyarwa na Inyenyeri, yamwise izina Impundo. Uwitwa Zurabu Polikasvahili yise izina umwana wo mu muryango wa Isimbi ubyarwa na Sugira. Uwo mwana w'umukobwa akaba yamwise Inshingano. Naho Hazane
Rihatahan yisize n'umwana wo mu muryango wo kwitonda ubyarwa na icyamamare. Uwo mwana w'umuhungu nyine akaba yitwa Urunana. Naho Bukora Eremide uzwi nka Asa yisize n'umwana wo mu muryango wa Dushishoze wabyawe na Shishikara. Uwo mwana w'umuhungu nyine akaba yamwise Inganzo. Bernard Lama yisize umwana wo mu muryango wa Muhoza wabyawe n'Intango. Izina yahaye uwo mwana nyine w'umuhungu yamwise Ramba. Naho Audrey Azulay yisize n'umwana w'umukobwa wo mu muryango wa Sabyinyo ubyarwa na Umurinzi. Izina yahaye uwo mwana w'umukobwa ni Ikirango. Naho Andazi Rich Porvesan yisize n'umwana wo mu muryango wa Igishya ubyarwa na Ingenzi. Umwana w'umuhungu yamwise Umutako. Dani Garira yisize n'umwana w'umuhungu wo mu muryango wa Mutobo wabyawe na Ishyaka. Uwo mwana nyine yamwise Aguka. Igitaramo rwose cyari cyashyushye. Naho Prof Ozlem Tuhes na Dr Sila Kipotenge bisize umwana wo mu muryango wa Agashya wabyawe n'Ubudehe bamwita izina Intiganda. Naho Larry Green yise umwana wo mu muryango wa Hirwa wabyawe na Karabo yamwise Ingoboka. Naho Ineza Umuhoza Grace yisize n'umwana w'umukobwa wo mu muryango wa Ntambara ubyarwa na Kurinda yamwise Bigwi. Uwo bita Kevin Hart ntabwo yabashije kwitabira uyu muhango wo kwita izina, ariko mu kwezi gushize ubwo yari mu Rwanda yasize asuye ingagi ndetse yita umwana w'ingagi. Mu butumwa bwatambukijwe bwafashe ubwo yasuraga ingagi, yavuze uburyo yishimiye kuzisura. Yita umwana w'umukobwa wo mu muryango wa Muhoza wabyawe na Twitabweho yamwise izina gakondo. Itorero ry'ikinamico Mashirika ryasusurukije abitabiriye umuhango binyuze mu mbyino nyine n'indirimbo ziryoheye amatwi y'Abanyarwanda. Murakoze cyane. This is a Fly TV Rwanda. Nibyagiye biranga iki kirori nyine turagenda tubikurikirana kuri gatanu. Abatumirwa ba Fly TV Rwanda turabakira 5 kuri 5. Murakoze cyane. Kevin Hart.